niyo yakoze muri Bass Sorry ya Chris Easy mugende murebe, niyo yakoze no muri radio ya Arine Sound mugende murebe. Turabasuje inshuti bakunze b'Idembe TV, nkuko maze kwimenyera tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru mashya, amakuru y'imyidagaduro, tubereka ahantu nyaburanga mushobora kuba mwasura. Uyu munsi muri kubibona kuri kamera twabazaniye abasore bakiri bato, kadutangire batwibwira. Ngiye ugiye kuyobora kino kiganiro nitwa Nsabimana Amuri. Ya nko mubizi ni Squaba Michael Dancer uturuka muri RIFI Dance. Yo agwan bro, amazina yanjye na from mutwe guturuka muri RIFI Dance. Uturuka muri groupe yitwa Life Dance. RIFI Dance. RIFI Dance. RIFI Dance bisobanuye iki ku bantu batashije kubyumva? Nago abbreviation nuko izina ryitwa ni irya groupe nyine twitwa RIFI Dance. Niko twabashe kuryita, nago iri muri abbreviation. RIFI Dance ni groupe itangiye ryari, yo groupe ikora iki? RIFI urabona ni birebire, urabona twatangiye twitwa KMD. Niko abantu bari batuzi mu busanzwe, ariko vubanga twaje kuryoheninga iyo bita RIFI Dance kuko yari ifite na RIFI Fashion, twazamuye urwego nyine tuboneye no kubibwira abafana bacu ko twahinduye groupe dusigaye turi muri RIFI Dance, nago tukiri KMD. Twatangiye turi KMD dukora nyine ibintu bimwe, twatangiye turi abantu bagira mu 10, mwe bagenda bivamo, ariko na basigaye turi serie twari bane, niko twagiye muri RIFI Dance tukora ikintu kinini cyatanje. Groupe yanyu tugenda tuyibona hirya no hino, higenda ibyina mu ndirimbo z'abantu batandukanye. Ese ibikorwa byanyu bigamije kubyina gusa, mujya mukora ibindi bihangano ku ruhande? Ibikorwa byacu bijyanye no kubyina gusa, ntago ari mu maklipe gusa, tubyina no mu birori, mu makwe, like mu anniversaire, mu house party, ahantu hose ufite ikirori kijyanye no kwishima turaza. Ntago ibintu byacu ari kubyina mu video gusa. Mu minsi itandukanye hagenda haba ubukwe bakabatumira, ariko hari abantu badafite imyumvire yo kumva ko batanga amafaranga batuma abantu baza babyinire. Ese nk'abo bantu mwababwira iki? Cyambere no bahindura imyumvire tu. Icyambere bahindura imyumvire yabo, ko aho se wavuga ko batabyumva neza no guhindura imyumvire nyine tu. Ese nk'iyo mugiye kubyina amafaranga babaha mushobora kuyatangaza cyangwa n'ibanga? Man, izibanga gusa, ntago dukorera ubuntu tubona icyo nakubwira, ariko nyine n'ibanga. Ariko nyine ikigaragara cyarafatika, urabona ko ari n'amafaranga dutunze, ni nako kazi ka buri munsi kacu, nta kandi kazi tugira ku mpande. Akazi kanyu mukora ni ukubyina? Akazi kacu ni dance tu, nta kandi kazi, niko kadutunze, niko katwambika, katugaburira. Ko numva akazi kanyu karyoshye. Ese muba mushobora kuba mwafata umuntu mukamwigisha akabishyura amafaranga? Ese mukorera he? Ni ukuvuga ngo dukorera Kicukiro kuri Authentique. Turigisha, tuba dufite abantu twigisha. Ushobora kuba udashaka kutujoininga muri groupe, tukagusanga mu rugo, tukakwigisha kabisa, kandi ukabimenya neza bihagije. Turagira ngo nk'abantu badukurikiye mubafashe kubasobanurira ahantu bashobora kubasanga hano Kicukiro, nk'uko natwe twaje tukabasanga hano mukorera, tukajyana ikiganiro cyangwa ngo muyobore abantu. Murabashaka ahantu yabasanga ni hehe? Wadusanga Kicukiro kuri Authentique, hafi ya paruwasi ya Kicukiro ya Katolika. No wadusanga, cyangwa ukadukurikira kuri Instagram ni RIFI Dance. Dushaka no. Ese ibikorwa byanyu umuntu yayobona kuri social media? YouTube, kuvuga ngo nago turafungura RIFI Dance YouTube, ariko Instagram turayifite. Ushaka YouTube wansanga kuri Squaba Michael Dancer, niyo ariho video nyinshi urebye dukunda kubyina nyine. Nago RIFI turafungura YouTube. Murateganya kuzafungura ryari? Ku kwezi kwa gatanu, muri ku kwezi kabisa nibwo turaba turacinze RIFI Dance. Ese iyi groupe yanyu hari ibikorwa bizwi cyangwa se hari abahanzi bakoranye bazwi
mushobora kutubwira ati aba n'aba umuhanzi uyu n'uyu groupe yacu yamufashije muri ibikorwa ibi n'ibi? Dufite RIFI fashion, nubwo turi dance niyo yakoze muri Bass Sorry ya Chris Easy, mugende murebe. Niyo yakoze no muri radio ya Arinesan, mugende murebe. No muri Eden ndumva barimo, nibo mugende murebe. Ni indirimbo nshyashya ya Marina Vanilla nabo barimo, gusa mutwitege RIFI dance muri iyi minsi tugiye kuba show. Muri aya mezi 3 ya mbere tugiye kuba show. Hari igihe abantu cyangwa se abana bakiri bato baba bashaka gukora bakibaza bati se twebwe tuzagera kuri uriya rwego ryari? Ese namwe mwatangiye bibagoranye nk'uko benshi twagiye tubibona, turagira ngo mudusangize muri make, ese mwatangiye mute kugira ngo mugere aho kuba mwageraho gukorana n'abahanzi bazwi ba Chris Easy ba Arinesan? Twatangiye ari ibintu bigoranye. Njyewe ku giti cyanjye bitari groupe, ni ukuvuga ngo njyewe maze imyaka igera muri 7 mbyina, ariko twatangiye ari ibintu ababyeyi batumva n'abantu basanzwe batumva, nyine bumva nyine bitadutunga, ari ibintu nyine ngo by'urugomo. Gusa nyine uko iminsi igenda ishira bagenda babyizera nabo bavuga ati, babona nyine hagenda havamo akantu bitewe n'amafaranga tugenda twinjiza, bagenda babona nyine bimeze fresh. Gusa sinaca umuntu intege uri kubikora, bikore ntago ari ibintu bitabiza aka kanya, bisaba imyaka myinshi. Natwe dutangiye kubifataho vuba nga kandi tubimazemo imyaka myinshi. Ese wowe runo rugendo warubonye ute? Bro, urugendo ari ibintu bikomeye byatangiye man. Nje biteye nyine n'ukuntu atangiye masoringa muri dance nyine tu. Byari ibintu byadana, nasanze abasane bageze kure, bisaba gutangira nabo nyine tu, sibyo? Narasorinze byadanje kugira mbijiremo, byari bigoye cyane, ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo njye muri dance bro. Abasore bayetubwiye ati twatangiye urugendo bigoranye, ababyeyi batabyumva, abaturanyi batabyumva, harimo bagenda baduca intege, ariko ubu ngubu dusigaye tubona amafaranga, hari icyo dukora, ababyeyi bakabona ko ibyo turimo biri mu murongo muzima. Uramutse uri mu mujyi wa Kigali ushaka kuba wagura amavuta y'imvuvu, ushaka gukoresha dreads rock, wahamaga kuri ino nomero tugiye guha muri Ja Image bakajya bagufasha. 078 9 3 9 6 6 3 7. Ongera nyisubiremo. Uramutse ushaka abagukorera imisatsi, dreadlock, kuretusha imisatsi yawe cyangwa no kugura amavuta y'imvuvu, wahamaga kuri izo nomero zikurikira: 078 9 3 9 6 6 3 Ese nk'umuntu aramutse ashaka ko abatumira ngo muze mu mubyinire cyangwa se mugire service mumuha ijyanye n'ibyo mukora, yabonera hehe? Yabona kuri nomero? Yahamagara CEO wacu, nimero 078 50 81 33 6. Ndazisubiramo: 078 50 81 33 6. Yitwa Rikoni. Mu gihe turi kugana ku musozo, nagira ngo mugire icyo musaba abantu badukurikiye muri kano kanya. Icyo nabasaba cyo ni ugukunda ibintu dukora, sibyo? Nimba tubona turi kubyina, kuko nyine ibiboro dukora tu, abantu benshi turabikora, akavuga ngo nimba uri umubyinnyi akabona ufite igisuko aravuga ngo uri ikirara, sibyo? Muhindure imyumvire, mukunda ibintu dukora, ni akazi nk'akandi kagutunga, kandi nawe tureba gutya udukurikiye kuri kamera wicika intege, ibyo ukora wabishobora nawe nta kibazo. Iyi ni Dembe TV, turabasaba kanda subscribe kugira ngo inkuru dukora zajye zibageraho, mwibuke kubisangiza n'abandi. Mugire umunsi mwiza, murakoze cyane.